reka dusoze kumigisha y'isezerano, the blessings of this covenant. Imana yavuze ngo 23, nzashyira amategeko yanjye mu nda yabo kandi mu mitima yabo niho nzayandika. Nzaba Imana yabo nabo bazaba ubwoko bwanjye. Kandi ntibazigishanye ngo umuntu wese yigishe mugenzi we n'umuntu wese wo afite imwe ati menye Uwiteka, kuko bose bazamenya uhereye kuworeje hanyuma y'abandi ukageza kukomeye kurusha bose, ni Uwiteka avuga ko nzabare gukenerwa kwabo kandi icyaha cyabo sinzakibuka kundi. Abandimwe, hiyo mu isi umbere ruta ayandi yose iri sezerano rishya rifite hejuru y'andi masezerano yose, ni imigisha yaryo igera ku baririmo bose. Nishabyo igera ku baririmo bose. Nabizi ko hari bene data bamwe batekereza yuko hariho abantu bari mu isezerano rishya ariko batagerwaho n'imigisha yaryo yose, nkuko Abrahamu hari abantu bari mu isezerano rye ariko batagezwaho n'imigisha yaryo yose. Ngo niko no mu isezerano rishya hari abantu baririmo batazagerwaho n'imigisha yaryo yose, ngo kubera kutizera. Ntibizera ariko bari muri iryo sezerano kubera ko wenda bavuka ku babyeyi baririmo, bityo bigatuma bababatiza bamwe namwe bakabaha n'igaburo ryera, bamwe na bamwe, ntabwo ari bose. Ariko abavandimwe, reka mbereke imigisha y'isezerano rishya kandi gituma riba rishya koko, ndetse n'isumbe ryayo cyangwa se the supremacy of this covenant rishingiye ku kuba nta muntu umwe muri ryo utagerwaho n'iyi migisha yose yaryo. Ntabwo waba uri uwa Kristo akubereye umuhuza, akubereye umuvugizi, akubereye umwishingizi ngo ubure kuri iyi migisha yose ngiye kuvuga ngaha. That's the supremacy of this covenant. Icyambere, ngo amategeko y'Imana yanditse ku mitima yabo, ngo nzandika amategeko yanjye ku mitima yabo no mu bwenge bwabo. Mu gihe Abisirayeli bahoze mu isezerano rya mbere, impamvu nyamukuru yatubwira isezerano riseswa ndetse bagacibwa nuko batigeze babasha kuririnda. Kandi kurinda kwabo kwari gushingiye kuko batabashije kumvira amategeko yose, kuko ariyo yaragize hanini iri sezerano. Amategeko n'ay'umwuka ariko bari abakamere, niko Paul avuga mu Roma 14 ngo amategeko n'ay'umwuka n'unyindwa wa kamere magure gutwarwa n'ibyaha. Rero aya mategeko ntibari kubasha kuyumvira, niyo byasejwe. Niyo mpamvu iri sezerano rishya kugira ngo ribe ritabasha kwicwa no guhanguka, bisaba yuko icyo Abisirayeli babuze twebwe Imana ikidukorera. Icyo Abisirayeli babuze twebwe Imana igomba kugisohoza muri twe. Amategeko abaraneye kuyumvira kubera yuko yari yanditse ku mpapuro, yanditse ku bisate by'amabuye, ariko mu mitima yabo ari abakamere. Ariko bavanye muri sezerano rishya, Imana noneho izafata amategeko yavane ku bisate by'amabuye hanyuma yandike ku mitima y'abantu bayo bose. Iyandike mu mitima, yandike mu mitima. Abaheburayo 8:10 ngo nzashyira amategeko yanjye mu bwenge bwabo, yandike mu mitima yabo. Nzashyira amategeko yanjye mu bwenge bwabo, I will put my law within their minds and I write it on their hearts. Mu mitima yabo. Ezekiel 36:26 ngo nzabaha n'umutima mushya, mbashyira umwuka mushya, nzabakura umutima ukomeye nk'ibuye, mbashyira umutima woroshye. Kandi nzashyira umwuka wanjye ntume mugendera mu mateka yanjye, mugakomeza amategeko yanjye mukayasohoza. Ntume mugendera mu mateka yanjye, mugakomeza amategeko yanjye mukayasohoza. Yeremiya 32:40 ngo nzabatera kunyura mu mitima yabo kugira ngo batanyimura. Nzabatera, I will cause them. Bavandimwe, iyi nicyo gituma isezerano rishobora gusenyuka cyangwa se ngo rihanguke. Umugisha waryo wa mbere ushingiye ku Imana yandika amategeko yayo mu mitima y'abizeye. Aha ntabwo ari umudendezo w'amahitamo, ahubwo Imana iravuga ngo izaza yishyirire amategeko yayo mu bantu bayo, izabatera kuyubaha, izabaha umutima uyikunda. Ngaho mwavuga ngo ubwo Imana rero yabidufashe ku ngufu, ngo yabiyambuye umudendezo wanjye, ngo se ngo ni gute ntera kuyikunda, ngo yarase ngo nkabyihitiramo, ngo se Imana ngo ntiyaba ari inyagitugu. Mana akomeza umunyagitugu kuri njyewe rwose, nyamura umudendezo wanjye ntusigire na gato,
niba urakiramo kukumvira no kugukunda. Ubuze umudendezo wanjye wambara iki niba ari kuntera kugomera. Nimba kukurekera umudendezo wawe ari ukurekera mu rupfu byawe bikora iki? Icyaho Imana ikanye mu mudendezo nimba kunyamura biraga gutuma nyikunda. Bakundwa, w'Imana izanye isezerano rishya kuko kubyara ubwa kabiri ahabwa umutima mushya, umutima wishimira amategeko y'Imana, agatangira kubabona nk'umunezero we. Akavuga nka Pawulo muri Roma 22 ngo nishimire amategeko y'Imana mu mutima wanjye. I delight in the law of God in the inner man. Mu mutima wanjye andi mbere nishimira amategeko y'Imana. Umuntu Imana yabyaye ubwa kabiri, umuntu Imana yazanye isezerano rishya ngo amategeko y'Imana yandikwa mu mutima we, agatangira kuyakunda no kwishimira. Ndetse umwanditsi wa Zaburi we yandika muri Zaburi ya mbere avuga abahiriwe bari bo umurongo wa 2 avuga ngo ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro. Bene magambo bya bindi Abisirayeli byabananiye ngo Imana yakabishyira mu mutima w'uyu muntu bakabyishimira ngo manywa na nijoro akaba yagenda ahubwo atekerezaho yibwira. Ese uko nawe wahawe umutima wishimira amategeko y'Imana cyangwa ibyo ukorera Imana byose biba ari umutwaro kuri wowe? Imana ivuze ngo ntukice, ntukabeshyere mugenzi wawe, ntukifuze iby'abandi, ntukibone, ukunde mugenzi wawe uko wikunda, uce bugufi, wihangane. Wumva ari nk'umutwaro uri kukwikoreza cyangwa wumva ari umunezero kuri wowe? Wumva umutima wawe ushukunga nk'uko kumvira ibyo ngibyo Imana iri kuvuga, nk'uko Dawidi avuga ngo I will run in the way of your commandments. Ngo nzirukankira mu nzira y'amategeko yawe. Nawe wumva uri kwirukankira mu nzira y'amategeko yawe ubyishimiye? Ubabazwa cyane no kuba utabashe kubikora. Ese imbuto Bibiliya ivuga ngo ni imbuto za Mwuka Wera nizo nawe ubona zihinduka ubuzima bwawe, kuko Imana ivuga ngo nzashyira amategeko yanjye mu mitima yawe. Urukundo, byishimo n'amahoro, kwihangana no kugira neza, ingeso nziza no gukiranuka no kugwa neza no kwirinda, nimeze bityo. Ese nawe nibyo reba ko ukabona ubuzima bwiza bunejeje gusa gutya? Nifuza kumenya niba amategeko y'Imana yanditse mu mutima wawe, nimba Imana yavuze ari byo byahindutse umunezero wawe. Ndavuga umutima wahindukiriye gukunda Imana n'ijambo ryayo, apana kurwana no kugaragara inyuma nk'usa neza, nk'utunganye, nk'uboneye. Iyo ngibyo abafarisayo baje kurushaga. Kandi Yesu yaravuze ngo bameze nk'imva zisize imvi. Imva tumba asipako bango iyo bari abafarisayo batwaye Bibiliya gutya basindirije, basakora nyina abapasiteri bagenda bubitse umutwe adashaka kureba amaso. Aho dore umukiranutsi w'Imana atambutse nta nakandagira n'ibuye. Yesu aravuga ngo bariya mureba rero bagenda kuriya bagaragara nk'abakiranuka inyuma, ngo buriya nuko bafata imva n'imbere akarimo abantu bapfuye baranababaze gushenguka banuka, ngo hanyuma inyuma ugasigaho amarangi meza n'amakaro, wareba ati mbega inzu nziza we kandi utazi biri imbere. Niko n'abafarisayo bameze, niko no kugerageza kwigira neza inyuma no kugira ingeso nziza no kwiyambika kuba umwana mwiza mu bantu. Amategeko y'Imana atanditse mu mutima wawe niko bimeze. What is in your heart? Ese umutima wawe koko wishimiye ukuri kw'Imana? Ese nawe ubasha kuvuga nk'umwanditsi wa Zaburi muri Zaburi 19:97 ngo amategeko yawe nyakunda ubugeni ngo nandibwira umunsi ukira. This is how much I love you Lord. Ngo ndayibwira ngo umunsi ukira, nango umunsi wanjye wose bari yantekereza ku bintu wandika ku Mana uratangaje. Hano harya muri Yesu aravuze ngo ko ibintu biratangaje nyine nibyo ngo yibwira umunsi ukira. Naho Zaburi ya 113 ngo amagambo yawe aryohereye ubugeni mu nkanka zanjye, marusha ubuki kuryohera mu kanwa kanjye. Niko reka mubaza, has it ever happened to you? Ibyo byakubaho yuko amagambo y'Imana koko wumva ngo aryohereye nko ubuki mu nkanka zawe? Ndashaka ugasoma ibyo wako nino ku mutima utangiye nko kubira atariko ibyanditswe ko abantu bose babizi ko biri muri Bibiliya. Has it happened to you? Cyangwa buryo jya muri biri nyine ari kaka yose neza atari dukura akambaza ibintu bimaze iminsi niga
okay, ndabizi ko ibyo bihe bya dryness bibaho, ibyo byo gukakara bibaho, ariko se byibuze do you receive those heavenly visitations? Abana ngo bajya bagira ngo kuwishurirwa, nawe ugihura nuko guhura n'Imana mu byanditswe byera aho ubwo atarika amagambo ko araryoshye pe, aryohera inkanka zanjye. Abigisha b'inyuma bavuze ngo twebwe bavuga ubuntu ngo dukundana ibyanditswe byera ngo kubera ko dufite umwuka wa Satani. Niba koko ijambo ry'Imana riri kuryohera bakabyita umwuka wa Satani, humura. Wizandika amategeko yayo mu mitima yacu. Ariko hari icya kabiri uzanga uretse kwandika amategeko, navuze ngo murongo wa 4 ngo kandi mubazigishanya ngo umuntu wese yigisha mugenzi we n'umuntu wese wafite umwango menye Uwiteka kose bazamenya uhereye ku muto woroheje hanyuma y'abandi kugeza kukomeye kurusha bose, kumenya Imana, a personal knowledge of God, ubumenyi bw'umwihariko bwo kumenya Imana. Bane mu gice cya 2 isezerano Imana yatanze gifite cyangwa isezerano rishya ngo nuko abantu bose baririmo bazamenya Imana, kuva woroheje kuruta abandi kugeza kukomeye kurusha bose. Ngo nta n'uzigisha mugenzi we ngo menya Imana, ngo ahubwo kumenya Imana kuzaba mu mitima yabo bikozwe n'Imana ubwayo. Kumenya Imana kuzaba mu mitima yabo, ngo bagenzi naho basomye inzira ntabwo bazayoberwa. Hari yacu turi ubutumwa bwiza rata ariko ni ibyantu bagiye muri kaminuza, ni ibyo abantu bagiye muri za GPI ubusi umuturage usanzwe urumva bamusobanurira ibyo bintu akabyumva. Rero ngo ntawe uzigisha mugenzi we ngo menye Uwiteka, ngo nubwo yaba ngo uworeye kuruta abandi ngo azamenya mu mutima we. Bavana ubutumwa bwiza ni ikintu n'umwana w'imyaka 5 ushoboye kuvuga no kumva abasha kwizera kandi agakizwa. Uwo mwanya akaba yibitse a bigger theologian, akaba umunyateoloji ukomeye kuruta abandi bose bambara amakote bifunze bahagaze imbere y'abantu ngo bavuye muri Amerika kwiga. Umwana w'uhinja ariko ukumenya yavugaga n'ukuri. Kumenya Imana kuvuga aha ngaha Imana iha abantu bayo isezerano rishya ntabwo ari ukumenya ko hariho Imana, hariho Imana mu ijuru, hariho Imana cyangwa se ngo bamenye ko ikomeye inakora n'ibitangaza. Oya, ubwo bumenyi umuntu ashobora kubugira ko hariho Imana kandi nakomeye kandi ko ari ibintu byiza kandi akarimbuka. Kuva iki cya 7:5 Imana avuga ngo ibyo bimenyetso byose byo gukora muri Egiputa harimo no kwica abana babo ngo no kugira ngo amenye ko ndi Uwiteka. That they may know that I'm the Lord. Ndetse ikuvuga ngo kugira ngo bakizwe. Oya, kugira ngo bakanguke amenye ko iyo Imana ihari. Iyo ngibyo n'abapagani barabimenya ndetse bakanabirimbukana. Ahubwo ubumenyi Imana iri kuvuga aha ngaha ni ukumenya Imana by'umwihariko, ubumenyi bwa gicuti, ubumenyi bw'Imana bukiza umuntu, ni ukumenya gushingiye ku isano y'umwihariko umuntu afitanye n'Imana. Abandi ese ubumenyi ufite, ese Imana yize muri ubwo buryo nk'uko umuntu amenya inshuti ye bugufi, nk'uko umuntu amenya umubyeyi we wamubyara. You know God that way. Yesu muri Yohana 17:3 aravuga ngo ubugingo buhoraho bushingiye kuri ubwo bumenyi. Ubugingo ngo ubu nibwo bugingo buhoraho ngo nuko bakumenya we Data. Mu Mana ari kuri yonyine bakamenya Yesu Kristo watumye. Ntabwo ngo bamenye ko Data hari, bamenye ko Yesu hari, aha barakijijwe. Oya, aho ubumenyi bushingiye ku isano umuntu agirana n'undi. Muri Matayo 11:27 Yesu yivugira ko ubwo bumenyi nta muntu ubasha kugira atabuhawe na Kristo ubwe. Ngo ntawe umenya Data ngo keretse uwo ngo Mwana washimye kumwishurira. Ubwo bumenyi bugirwa n'umuntu Kristo yabashije kwishurira Imana. Bavandimwe, kuri ko kumenya Imana abizeranya kuri bamenye Imana kandi nibo bonyine babasha kwimenya nawe bene ku buryo ikaba Imana yabo nabo bakaba abantu bayo. Ariko icya gatatu, uri mu gisho gatatu turi muri isezerano ngo ni imbabazi z'ibyaha, ngo ko nzababare gukerwa kwabo kose, ngo ndetse n'ibyaha byabo sinzabyibuka kundi. Nzababare gukerwa kwabo kose n'icyaha cyabo sinzabyibuka kundi. Bavandimwe, nkeka ko iri ari rimwe mu masezerano akomeye cyane muri Bibiliya yose, ko Imana yavuga ngo ngiye kubara ibyaha byawe byose. Nabizi abantu bicanga akanya bumva batunguwe no kumva ko Imana yabara mu ibyaha bye byose byose ikabisibanganya kuva uyu munsi kugeza iteka ryose ntiyongeye kubonaho icyaha.
kubabarirwa ibyaha nicyo kintu cy'ibanze umuntu wese waremwe akeneye, kuko nta zindi gahunda ushobora kugirana n'Imana hagati yawe nawe hakiri urubanza. nta yindi mishyikirano. haravuga ngo rwose ngo reka tujye mu cyumba cy'amasengesho ngo tubanze ngo twiyeze kugira ngo Imana tuvuge ibintu byiza. Nimba ibyaha byawe byose bitarakuweho ku musaraba, nta bindi bintu byiza Imana igiye kuvugaho. Nubwo yaguha inyama zikakuzura mu kanwa, zaba nk'iz'Abisirayeli ngo zikabatera kona ngo zikabaca mu mazuru. Nubwo yaguha amafaranga yaba ari kukurimbuza, nubwo yaguha abana baba nabo kongera urubanza rwawe, nta kintu na kimwe waba utegereje ku Mana ibyaha byawe bigihagaze imbere yayo, nta na kimwe. Iyaba gusa twabasha gusobanukirwa icyo buri cyaha cyacu gikwiriye mu maso y'Imana yera, iyaba twabasha gushyikira uburyo gukiranirwa kwayo kutagira akagero, ndetse n'uburyo icyaha cyacu ari kibi bikabije, twaba dutangira no gushimashima gusobanukirwa icyo bisobanuye ngo nzabarira gukiranirwa kwabo n'ibyaha byabo. Bavandimwe, abari muri Kristo bose Imana yatanze itangazo ko izababarira ibyaha byabo byose. Bavandimwe, byose. Ntabwo ari ibyo bakoze batarakizwa gusa. ngo reka ngo basakire ibyaha byanjye ngo nakoze ngo ntarizera. Abizera ntabwo Imana yababarira ibyaha byabo bakoze batarakizwa gusa, cyangwa se ibyo bakoze mbere yo kwatura ibyaha byabo mbere yo kuryama. Oya, ahubwo ni byose ni ukuvuga byose nyine, byose y'abantu biniye ngo nyabona gube ntabwo byose nyine ya byose itari qualified. Ndetse unubango harimo n'igihe kizaza n'ibyo bazakora mu gihe kizaza ngo Imana yabibabariye. Kristo ahamya yuko amaraso yamenetse by'umwihariko kugira ngo tubabarirwe ibyaha. Muri Matayo 26:28 ntabwo njyayo kwigaburo ryera avuga ngo aya ni amaraso y'isezerano rishya ngo agiye kumeneka ku bwanyu ngo kugira ngo mubabarirwe ibyaha. Bari magambo kimwe mu bintu by'umwihariko urupfu rwa Kristo rwabigamije ngo ni ukutubabarira ibyaha. Ndetse Dawidi we avuga ko umuntu wa mbere uhiriwe ku isi muri Zaburi 32 ngo nubabarire ibicumuro bye ibyaha bye bigatwikirwa. Uwo niwe munyamahirwe mwiza. Umunyamahirwe ntabwo ari umuntu utangiranye projet nshyashya muri uyu mwaka, abonye akazi umwaka ugitangira, ahita anabyaza umwaka ugitangira, ahita anakora mariage umwaka ugitangira, noneho abana be bagiye kwiga hanze umwaka ugitangira, ahita abona compassion yo kurira abana umwaka ugitangira. Ya ntabwo ngo ari ufite amahirwe, ahubwo ngo umuntu uhirwe ninde? Ngo ni umuntu ubabarira ibyaha bye byose ibicumuro bye bigatwikirwa. Ni umunyamahirwe. Ubu ni bwo buryo bwonyine bwo kwiyunga n'Imana, kuko ubundi biravuga muri Yesaya 59:2 ngo ibyaha byanyu nibyo byabatandukanyije n'Imana, ariko imbabazi z'ibyaha ntizongera gutunga n'Imana, kuko Paulo avuga mu Bakorinto 2:18-19. Mbese mwumvise icyo Umwami avuze ngo ibyaha byabo sinzabyibuka ukundi. Umwigisha umwe witwa Charles Spurgeon yagize kuvuga ngo Imana yafashe ibyaha byacu byose bikusanyiriza mu mufuka umwe, ngo iragenda ngo iroha ahantu mu nyanja ku ndiba, ngo iragenda ngo ishinga icyapa ngo aho ngaho iruhande rw'inyanja cyanditseho ngo nta muntu wemerewe kuroba hano, no fishing allowed here, kugira ngo hazagire umuntu nyuma uza kuza ngo akaroba bya byaha byacu wenda akongera akabigarura hejuru. Muri Spurgeon niwe yatekerezaga ko ari ibyaha byacu. Mu yandi magambo ntibibashe kongera kuzatugaragaraho ukundi. Muri ibyo yavuze ngo Satani yanyibukije gukererwa kwanjye, washaka kunyihebesha. Satani ngo yanyibutsa gukererwa kwanjye ashaka kuroba bya byana none yagiye kuri ya nyanja aho Imana yabivugiye bisutse bakongera akabizamura. Ngo Satani ngo yanyibukije gukererwa kwanjye ngo ashaka kunyihebesha, ngo njya numbira mu ijuru ngo nkareba y'umukiza wanjye ngo wabikuyeho byose, ngo yabikuyeho byose, ngo kera yarankongereye ngo bityo sinshobora kurimbuka. Ntabwo Satani ariko umunyabyaha ariko ubundi bwuzaza mu ijuru tewo abandi muri ukubona bati ngo mitandera mu ijuru ariko wamugani Yesu yabikuyeho byose nimba yabikuyeho byose rero ubu simbasha kurimbuka. Uwajya kuroba ibyaha byacu wese, uwajya kubiroba wese, yaba Satani yaba abantu yaba imitima yacu, uwo ari we wese washaka kongera kurega intore z'Imana
ngo dore icyapa Imana yamanitse ku rukiko rwayo aho yajya kubijyana bati dore ibyaha Imana wagenda byaje gukwe dore ngiyeho bizanye ngo yageze imbere y'urukiko rw'Imana asanga icyapa cyanditseho ngo ibyaha by'uwo muntu rero ntibasha kwibuka mwihangane ibyaha by'umuntu ntabwo bibasha kwibuka. We can't retrieve their sins. Sorry. Yavandimwe iri ni isezerano rishya. Ese iyo niyo sezerano ririmo? Aho Imana ngo ibyaha byawe byose yabikuyeho ngo kandi itabasha kubyibuka.